Yesu ashimwe. Muzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Nayango dufate umwanya muto tuganira ijambo ry'Imana, niturangiza dukomeze gutaramira Imana kuri uyu mugoroba. Uyu murimo wivuga butumwa uzarangira, ariko kuririmba bizakomeza no mu ijuru. N'Imana izaturirimbira mu rukundo rwayo. Nayango nkomeze rero mbaganirize ku ijambo ry'Imana mu gihe kitarambiranye kugira ngo ducunguze umwete. Amazina yanjye rero nitwa Muvunyi Hippolyte, ndi umuyobozi w'iriya korali. Tumaranye hafi imyaka 10 kandi Yesu yaratuzigamye, turamushimiye. Ikintu kinejeje uyu munsi twarawusengeye, tugize n'umugisha mudukingurira amarembo ngo tuze tuvuge ubutumwa bwiza. Abayobozi bacu Imana y'umugisha, ntabwo mbavuze mu mazina uko mwese muri bagari muri inshuti zacu, kandi wemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingorano z'abahanuzi. Kuba mwatwemeye ubwo namwe mufate ku mugisha turi bugabane uyu munsi, mufate kuri izo ngororano. Imana ibanezeze. Mfite ijambo rero ndimaranye iminsi ndimo ndibutsa abantu, ni umuburo Imana yashyize mu mutima wanjye ngo mburire abera kugira ngo mbakebure nifashishe ibyanditswe byera, kandi ariyo ndorerwamo twirebamo twese. Munyemere rero nsome ijambo ry'Imana kugira ngo duse nk'abihuta. Ni Hoseya, ibice byaho ni 13. Ni amagambo wumva kakaye mu matwi, ariko arimo umuti w'ubugingo. Dusome muri Hoseya, ubwo ni hafi ya Yoweri, hirya ya Daniyeli, ari hagati aho ngaho. Hoseya ni hari ibice 13, umurongo waho ndasoma wa 12. Ari Imana iteranye igiterane nk'iki igambire gukiza umwe cyangwa benshi. Nayango rero dusome none ijambo Hoseya 13 umurongo wa 12. Gukiranirwa kwa Efurayimu gukubiwe hamwe, igicumuro cye kirabitswe. Ibise by'umugore uri kunda bizamuzaho, n'umwana utagira ubwenge, kuko igihe cyo kuvuka kigeze, ntaba akwiriye gutinda mu ngobyi. Nzakugura ngukureho amaboko akujyana ikuzimu, nzabacungura mbakize n'urupfu. Wa rupfu we, ibyago watezaga birihe? Nyamunsi we, kurimbura kwawe kurihe? Sinabona uko nibuza. Amen. Twongereho irindi jambo ryo muri Malaki. Malaki ni usoza isezerano rya kera, ni ibice 2 umurongo wa 5. Bice 2 umurongo wa 5. Isezerano nasezeranye nawe cyangwa nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindisha umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Imana ibahe umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo kuyumva mu matwi, aha ni mwari muyiteze no mu gitaramo nk'iki cy'indirimbo, ariko yose ari mu byanditswe byera. Muri aya magambo mbasangije, narinje nanone ngo twongere twibukiranye
mbabwire ko icyaha kitigeze kihanwa kirabitse. Ari ahantu kibitse uko utigeze ukihana. Nagira ngo utere umwete rero, murabizi ko ngira byinshi byo kuvuga Imana yabimpaye, dore ko no masezerano Imana yampaye harimo nayo kuvuga. Muri Yesaya 50:4 niryo jambo Imana yampaye, irambwira ngo muri ayo magambo, irambwira ngo naguhaye amagambo yo gukomeza abarushye, nzajya nkukangura uko bukeye kandi nkumvishe nk'umuntu wigishijwe. Imana rero yampaye amagambo yo gukomeza abarushye, kandi yanyigishije n'icyico, narasimya mu ijambo ry'Imana kandi ngahamya. Uyu mwanya rero mbaganirije muri Hoseya igice cya 13. Efurayimu arabwirwa ngo gukiranirwa kwawe gukubiwe hamwe, igicumuro cyawe kirabitse. Mutekereze Imana muri iterane babwiye ngo bya bindi byose mwakoze ndabirundanije mbishyize hamwe. Ese mu byaha Efurayimu Imana yamushinjaga byari ibihe? Yisomye igice cya 12 muze kuhasoma murebe, murasanga ngo yaragiraga urugomo, akagira n'iminzani y'ubuhenzi, mbese nko kwibira mu munzani. Efurayimu yagiraga urugomo kandi akaba yibira no mu minzani. Aho muri iteraniro wasanga Imana ishaka gukiza umuntu w'umujura wibira no mu misoro no mu munzani. Imana ntishobora gutanga ingabo nk'izi zose, ntabwo yatanga aya maboko yose ngo uyu munsi ukomeze kujyanwa aho abera batajya. Narinje kukugarura rero. Efurayimu yarabwiye ngo gukiranirwa kwawe, iyo musomye icyo gice cyose neza, musanga Imana ifite n'imigambi yo kubagirira nabi. Ngiye mukiza wanyu. Ubundi ngo Efurayimu yavugaga, abantu bose bahindaga imishyitsi, ngo ariko amaze gukora icyaha, asenza izindi mana zitari Imana, ahinduka nk'abandi bose. Umunsi twataye ibyiza, twataye iby'agakiza, umwanzi azaduhiga. Ariko umunsi twabikomeyeho, Imana izajya inaturwanirira. Haleluya. Murareba ukuntu ariko uyu muti usharira nawe uranyobwa kandi ugakiza umuntu. Rero Efurayimu, Imana muri icyo gice cya 13 iravuga ngo kubera intu bakoze ubundi, nari ngiye kubabera nk'idubu yataye ibibwana byayo, nkabahiga, nkabamerera nabi, nkabera nk'intare. Aho nagira ngo bashimire Imana yaduteranije. Niyivuze ibibi, niyigaragaje ibyaha, naho byatukura tukutuku, Imana irabyeza bigasa umweru, bigasa na sheregi. Ntabwo Imana igaragaza ibintu gusa ngo itwikire. Icyo gice cya 13 ureye ku murongo nahereyeho, murasanga ngo Imana ibasezeranya ko bazakizwa. Imana itanga isezerano yuko abayigomeye bazakizwa. Imana itivugira muri Hoseya iravuga ngo erega gukiranirwa kwawe bimwe byose wari wiringiye, ngaho abihamagara bigutabare. Ariko Imana iravuga ngo nzabacungura, nzabakiza amaboko abajyane kuzimu, niko Uwiteka avuga. Cyari igihe cyo kuvuka, ariko umeze nk'abana batinze mu ngobyi. Uhereye mu gitondo n'ubutumwa bwiza twakiriye, nubwo mwaciye iminsi ishize, mwari mukwiriye kuba mutakiri mu ngobyi. Mwaravutse, muri abana b'Imana, muri abaragwa b'ubugingo buhoraho. Ubutumwa wumvise, ntabwo ukiri mu ngobyi, ntabwo ukimeze nk'umuntu. Ndibuka muri Yesaya igice cya 29 ahantu havuga ngo twari dutwite ariko turaramukwa, icyo twabyaye ni icyuka gisa. Hari igihe ubona abantu bafite imigambi myiza, kamera nk'umugore utwite, ariko wamubaza umwana ati se ko duheruka utwite warabyaye? Yewe cyari icyuka,
burya hari imigambi itagera ku ntego. Hari abantu mwagiye mwumva ubutumwa mufite ibyaha, murakomeza murabika, mukomeza murabishinguriyo, ariko igihe wabwiriwe wari ukwiye ko waravutse utaraheze mu ngobyi. None Uwiteka atanze izindi ncungu twiriyeho hano uyu munsi, n'irya gatatu ribaho ritari risanzwe ribaho mu bihe nk'ibi. Ni ibintu byo gucungura. Atanga uburyo, baratwakira, batugenza kwa kundi, saa yine, saa saba, byose ni ibintu kuko Yesu yatanzwe kera, ariko ni ibintu bitegura kugira ngo uyu muntu adataha akiri kwa kundi. Imana iravuze ngo nzabacungura, nzabakiza amaboko abajyana ikuzimu. Kamabwira umuntu umwe Imana yababariye, yari yarakibitse, cyangwa icyaha cye cyari kikibitse. Umwami Dawidi, wa wundi wafashe umugore wa Uriya akamusambanya, nyuma akaza no kwica Uriya, icyo cyaha yarakiyoboranye, akibana mu bwami, aba umuyobozi. Imana rero ntihutiraho mwa bantu mwe, reka zikaguragoza ibiterane, amasengesho online, hano mu kiganiro ikaze. Dawidi rero nawe byubahiro bamuhereza, ariko kikibitse icyo kwica Uriya. Ituma Natani amucira umugani, amaze kuwumucira amenya ko ari we bivuga ibyaho gatama, n'ukuntu abantu bose cyangwa abagore bose barabe, ariko we amenya icyaha cye arakihana. Muri Zaburi ya 51 umurongo wa 14 avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana imbabarire urubanza rw'inyama y'umuntu. Imana imbabarire ko nishe Uriya, insubize mu ibyishimo byagakiza. Rero uyu munsi naho ndi gutambuka, ndi gukorera Imana nk'umuzuke cyangwa nk'upfa mu kanya, ntasigana n'umwenda. Ndashaka kubasengera bari hano, bari hariya, n'abandi badukurikira bose. Ikoranabuhanga rirahari, ariko twizeye Imana yaduhamagaye. Njye yantumye gushaka intama ngo zize nziha abungeri baziyobore, ariko yantumye no ku zindi zikwiye no gushiturwa inguha, ibintu byabanduje, ibintu bibonka amaraso, ibintu mutuma mutaba intama z'umudendezo. Ariko Umwami nyiri intama yabantumyeho ngo mbabwire ngo arashaka kubakiza amaboko abajyana ikuzimu. Kandi ufite ikintu atihariye n'uwihana nibwo uzagubwa neza. Kandi nubwo cyamara imyaka myinshi twaguha amashyi mukanyemera nk'uko, ariko ntabwo cyavuyeho, ahubwo uwihana akabireka niwe uzakizwa. Icyo cyiciro ndagisoje, ngeze kuri twebwe abatambyi, mwavuga ubutumwa tubana, mbabwire ngo hari icyo Imana igaya abahereza bitambo, abaririmbyi, abavuga butumwa. Hari icyo Imana namwe bagaya, kandi mvuga gutya ntabapfira gushira. Hari abantu batanduje imyenda yabo n'itero ry'Isarudi, Yesu yararyandikiye arahabwa ngo mumeze nk'intumbi, ariko aragaruka ngo hari n'abandi batanduje imyenda yabo, abo nibo bazajyana nanjye kuko babikwiriye. Ariko niba amaso muramire byari bisigaye bigiye gupfa. Ntabwo wabwira intumbi ngo bamaso, rwa rupfu rwo muri roho, rwa rupfu rwo mu bugingo. Nagira ngo mbasengere Imana. Ariko dore biranga umutambyi twari dusomye ibyamurangaga. Imana yavuze muri Maraki, ubundi njyewe Uwiteka muhe isezerano ry'ubugingo n'amahoro, nabimuhereye ngo ajya nyubaha. Gahita wisuzuma, ese ndacyamwubaha? Ikindi, akanwa k'umutambyi kabumbukira kuvuga iby'amahoro n'ibyo gukiranuka. Ikindi, yahinduraga abantu benshi kureka ibyaha.
uracyabikora cyangwa uri intama y'ingumba ntubyara izindi? Kuva wihannye hamaze kwihana bangahe? Cyangwa wabujije n'abinjira kubera ingeso zawe mbi zatumye utabyara izindi ntama? Ngo nkizwe nk'akana kanabireka. Ariko intama dukomeje kubyara izindi, ni mubyare, mubahereze baziyobore, umwami nawe azabahemba umutahiza mukuru kuko bamuragiriye neza. Ukore mukunda n'indirimbo mugira ngo sinshoje, erega no kurimbuka ntibyiriza umunsi, no gukira nako kanya mumere nk'igisambo, weti unyibuke nugera mu bwami bwawe hacyagisanga. Karemba sengere ibindi nzabibabwira ubutaha. Narinje ngo mbabwire ngo nimuhindukire, namwe bamaze gutana, mwebwe Imana yahamagaye, abatambyi by'ubwami bw'Imana, barimbye bagenzi banjye, mwese abakristo, abayobozi banjye, ku ijambo ry'Imana rituta ubukuru, nongere mbabwire ngo dore Imana yagusezerano ry'ubugingo n'amahoro ngo yubashye, uhindura abantu benshi kureka ibyaha. Ikindi akanwa kawe reka kumvikanemo ibyo gukiranirwa, ukuri umutambyi kandi uri intumwa y'Uwiteka Nyiringabo mu bantu. Turi ambasaderi ba Kristo, turi intumwa z'Uwiteka Nyiringabo mu bantu. Nibashaka inama z'Uwiteka baze bane bagira inama z'Uwiteka. Mfite amakuru y'iwacu, igihugu cyantumye, maze dusenge Imana. Ejo bundi abaye yerekwa ndi gukora nk'umuntu uzagenda ejo, nubwo nakomeje gusenga ikambwira ngo gutaha kwawe si none, nukomeza kunezeza uzinjira mu mva yawe ushaje neza. Abantu bafite uburame nanjye ndimo, gutaha kwawe si none. Abaye yerekwa nazamutse ngira hagati y'isi n'ijuru, bakajya bavuga ngo umukozi Imana aratashye, haza undi arababwira ngo ntabwo arataha, ngo aracyamurira umurimo. Kandi marayika we ntabwo ararangiza kudoda ikanzu ye. Kandi mpita mishurirwa ko marayika wanjye atari umunebwe, ahubwo ari muri ateliye ari kudoda, ashyiraho amakamba. Niryo uyu munsi amvivurire kuko muvuze neza. Marayika wanjye, yaba marayika doda, kuraje, ndi kuguha akazi, wongeraho urindika. Haleluya! Senga ari abantu tubizi ko muri atelier de couture, mu nzu y'idodero ry'imyambaro y'abera, marayika ari kuri gahunda. Barebye nimucike intege, marayika ari gushyiraho n'utundi tuntu. Bayobozi nimucike intege, arashyiraho. Abasenga ari gushyiraho. Bati marayika wanjye utari umunebwe, ukomeza ushyireho. Jya ku cyarahani, ukomeza ushyireho. Nanjye ndimo mubashyirirwa ikamba, abo batsinzuye Imana bashyirireho Imana ishimwe. Naje kubabwira ngo kiracyabitse, ariko Dawidi barakihariye ngo Imana imbabarire urubanza rw'inyama y'umuntu. Cyari ikintu gikomeye, ariko bavuga ngo ihana urugomo, ihana amahane, ihana ubujura, ihana. Niyo umuntu atinyuka kwihana, kandi ngo jyewe narishe, Imana imbare urubanza rw'uwonisha. Nawe niba warabikoze, gende wihane, wihane muri iteraniro. Kirabitse, kirabitse. Ari n'igihe Imana izabyegeranya byose ibikubire hamwe. Nuko na Zaburi yavuze ngo bagira ngo muhanye nabo, ndabasura nijoro mwiyerekwa, bakagira ngo muhanye nabo. Igihe kimwe nzabitondeka byose uko bikurikirana. Bivuga ngo ari ahantu biri, ibitari hanwe byose birabitse. Abo musengera Imana, kumva indirimbo
zidufasha n'ubundi kuko wapfuye mu bugingo. Imana yashaka gukiza noneho amaboko akugeza ikuzimu. Imana yashaka gucungura, ntiyakwibuza kugirira neza. Kamusengere ijuru ntabwo duhendahenda, uri iyi si ko utarihana. Imana yashaka gukiza ibyo abantu batazi wabitse. Imana iguhe umugisha. Haguruka nawe, nta soni ufite, haguruka musengere. Ujejuru murahari, ntabwo Imana yahagurutsa gutyo, kandi nubwo yaba umwe mu ijuru impundu ziravuga. Wasanga ibikorane byose byabaye, Imana ifite gahunda yo gukiza umuntu umwe, babiri cyangwa benshi. Nababonye kugira ngo base baragira hino, ujye kuri mikoro usengere bariya nabonye. Muhaguruke, ndabizi ko bahari, ntuganye mutinda. Niba umwami yarihariye utagira n'isibo, koko sengere n'abantu bameze nka Efurayimu, bagize ibizurutarutaro, ushaka gusa n'abandi, abanyarugomo, bajura mu byo bakora. Imana ireba kandi Imana ibababarire, basubize mu ibyishimo by'agakiza. Ko mudahaguruka mu musengere umuhari jesho mbasengere Imana. Nta mugisha w'umuhatanano, korari nyobora irabizi, nta byo guhata. Biraba ngo nabemeye bakizera izina rye, ntabwo ari abahazwa. Cyakora nagutera umwete mubwira ngo mu kimwe cyo guhaguruka Imana ikubabarire. Kari umushumba